Okay, sangwa wongera nsubize uwo mukobwa. Manze mubwira akantu gato. Sangwa nsubize uwo mukobwa manze mubwira akantu gato. Nabadayo. Umva nkubwire. Umva mwana. Uyu munsi no munsi wo kubeshya nakubeshyaga. Uyu munsi no munsi wo kubeshya nakubeshyaga. Uyu munsi ni tariki ya mbere z'ukwa kane nakubeshyaga mwana. Mwareka kumbe. Ndimo kubeshya abantu uyu munsi ko ni umunsi wo kubeshya. Ndi kubabeshya. Rero hari namaze guhamagara abakobwa bagera muri 3 4. Ubwo namubwiye yuko ngiye kumureba ndamubwira ati hagarara nyine azamuke ruguru ku muhanda kuko iwabo nyine ni kure. Namubwiye ngo azamuke ruguru ku muhanda tuhahurire. Ndi ni imodoka. Undi nawe mubeshye ko turi bujye ndamubwira ngo itegure hari show nyine bantumiyemo nshaka ko tujyanamo nyine dusohokane n'iki nawe agiye kwitegura. Hari n'undi rero nabwiye unsanze mu arampamagaye tayari arampamagaye uyu kuyimamagaye namubwiye ngo nsange ku kabari reka mwitabe mubwire ahantu uko ariho ndi nyine nze kwita namubwira ko namubeshya gatwumva. Alo wahageze nyine injiramo sinagushaka ko tugutama akantu ma Yego twinjiyemo. Reba aho ngano yicara abantu mane nyuma. Ntabwo uri kutubona mane ko nakubore. Cyangwa kabari ndi kuvuga hari akandi kabari se kari muri karitsiye kataraka. Hari akandi gose kari imbere se kari imbere yuko twari kugera kuri aka ako twagezeho mbere twe niko twahise tujyamo. Twaciye ku rusengero. Alo hari akandi kabari se gahari nyine kari abari oya nagara aho ngaho. Wowe oya sa nkusohoka uri kumva ubwo use nkukomeza gutambika uko nyine agahanda ako gahanda nyine ubwo wabona twe turi imbere nako ubwo se ni imbere ni inyuma. Byashoboka tambika nawe sawa. Iki akabari ka mbere aragaketse agiye ku kandi tumajugarike kanze mamagara uyu nawe yari yambwiye ngo ngere kuri muza uyu nawe nari namubwiye ati azamuke duhure n'undi mukobwa nabeshye nawe reka mubwira azamuke yari yambwiye ngo nimubwira ko nageze niba ari kuki niba abantu yambwiye kamubwire ko nahageze azamuke. Alo nahageze mwana. Okay ngaho ugiye gukomeza imbere winjire muri kaburimbo urumva agahanda ka mbere uri buhimbuke naho kamanuka mu kuboko kw'iburyo ahantu hari ikigo uhitwagaraho gahora nahitanye ni hasi tuhahurire. Ubwo se wazamutse tugahurira hano hafi mana hafi hehe ntari bizamuka ubwo aho duhurira nyine arabara umva nyine ugiye gukomeza imbere yo kuri sitasiyo agahanda ka mbere mukaho kamanuka mu kuboko kw'iburyo hari n'abana bari gukina
gukina basikete hakikijwe n'utuganura uhagarara aho ngaho haraba ubwo ni hafi n'ubundi urahita uzamuka kanze twamuri sawa ubwo nawe agize ate aragiye kuzamuka reka nze mpamagara undi uyu nguyu nari namubwiye ngo yitegure tujye mu gitaramo nyine musohokane mu gitaramo njye kumugurira ibintu by'inkoko by'ibiki byose nawe reka muhamagare ngewe nkorera puranka abakobwa gusa ariko ndaje nkorere na puranka igihungu ndebe uyu namubwiye ngo ajye kwitegura mu rugo reka turebe yo none se bimeze gute wagiye kwitegura kandi numva wagira ngo ntabwo wagiye mu rugo wavuye ku kazi uba uri mu rugo wayitegure vuba nyine uhita ugera ku muhanda umubwire ahantu usanga uhita umbwira nyine ahantu gusanga nawe ndamuzuka ibaza umuntu ndamubwiye ava mu kazi ajya mu rugo kwitegura ngo aze muri sho cyakora abantu mukunda sho ko baranyica ndakorahiye baranyica uyu munsi ni umunsi wo kubeshya tuba tugomba gucishamo tukababeshya se wa undi wa mbere ubu ntaragera ku kabari arimo aravuga noneho icyagutangaza ahantu bari kumbwira ntaho nzi ni ukubabeshya gusa kanze ndebe ubu noneho ni ugutegereza bakampamagara muri makeya katurebe uwa mbere arampamagaye yambwiye umumagara ari ku kigo cy'abanyeshuri alo wi simana nahagaze hano ruguru y'abana bakina basiketi zamuka sa nk'uzamuka mu gahanda ruguru giriyaje oya ubwo sa nk'uzamuka ruguru y'umukara oya ndi mu modoka uyizi se ya indi y'ubururu iki ubwo sa nkongera uzamuke cyanayobye oya niho ariko sa nkongera uzamuke ruguru ku muhanda ubwo urahita umbona wageze ruguru ku muhanda ntabwo uri kumbona aho bandangiye se kariho ndi uri haruguru ku muhanda se uri ahantu hose uri kuhareba umva nkubwire uri kumva uyu munsi ni umunsi wo kubeshya nakubeshyaga ntago mpari ayisa nkupa udahisamo amagara reka n'uyu nguyu nawe tububwize ukuri ahisamo amagara uwa mbere arankubye mubyibonera alo yo akabari muriho hanze hariho ibintu bishushanyije bya biyazi igo yesu ntabwo nabimenye byisi waharenze oya ni ukubera nari kubona si iyindi nzira ya hafi ariko n'ubundi ngenda kuhageza waciye inzira ya kure oya ndahageze n'ubundi nigeze hano kwahuka nari ubwo niwinjiramo uhita umamagara undi aranyica yisa nkupa ubu baraza kumamagara mu kanya ntuke
kanze ndeba undi wa undi se nabwiye ngo yitegure nagera kuri moto ndashaka aze kumpamagara neza amereza umumotari namara ko umumotari mpite mubwira motari ngo mota uwo mukobwa munsubize namara kumunsubiza mpite mubwira ngo uyu munsi ni umunsi wo kubeshya nakubeshyaga buro arampamagaye uyu nguyu ni wa wundi wahise adukupa reka twumve ibintu agiye kutubwira mbabarira ntumbwire nabi ni umunsi wo kubeshya muri ubu buzima kuri ibintu nk'iyo batuma mbabona ko kibuno muri amaguru cyangwa nagutinza ibintu nkoreye ariko ni umunsi wo kubeshya yewe oya uramenye nanagutekesha byinshi yewe reka noneho hasigaye uyu nguyu uje mu kabari noneho waranyica bavandimwe babwira uyu nguyu uje mu kabari we noneho ahantu aturutse yageze mu kabari ka mbere namubwira ngo yibeshye akavamo arongera aratambika arongera arakomeza ahantu avuye uyu we rwose aranyica aranyirenza icyo nzicyo noneho uyu nguyu we nabwiye ngo ajye kwitegura ibaze umuntu yavuye mu kazi ava mu kazi arakareka ajya kwitegura ngo ngiye kugira gute kumujyana muri sho kumusohokana kamera majyimo neza arahamagaye wa wundi wo mu kabari gatwumve niba yahageze winjiyemo imbere se oya injiramo imbere igo winjiyemo yo mani sangu oya se wowe ko narimo sangu usohoka hanze numva hari urusaku ubwira sangu usohoka hanze sangu usohoka hanze nkubwire numva tutari kumvikana nkubwira nzi aho ndi hatari urusaku umva nkubwire uyu munsi ni umunsi wo kubeshya nakubeshyaga uyu munsi ni itariki ya mbere z'ukwa kane nakubeshyaga mwana uyu munsi uyu munsi ni itariki ya mbere z'ukwa kane nakubeshyaga ni umunsi wo kubeshya ntago mpari ahise akupa nagasweba ayiwe witonze arampamagaye ubu ngubu bageze ku mumotari oneya alo yo gera ku mumotari umume ubu ngubu se ntiwahita umugeraho wambaye ute se njyaho nyine numva ukuntu wambaye nanjye wakubisemo agapantaro undi umuntu usohotse ubundi akubitamo akantu k'akajipo sinakubwiye ko ari agashomani tugiyemo haraba hari n'abasitari n'abandi basitari benshi urasa fureshe kabisa ndabizi n'ubundi bwiza se ko ari ubwawe ese ntabwo urabona umumotari
nibanga kujyaho bakareka ntibandaseka sha kweri kandi nanjye ngiye nyine nanjye ngiye kwita mfata moto duhurireyo. Impamvu ni Nyamirambo. Impamvu nari ndi guhamagara cyane nyine nagira ngo mfate moto tute duhurirayo kugira ngo nagutangayo ugasanga biragize. Oya turahita duhura ndabizi. Ahubwo fata moto ume moto nyirangirane ku isanga. Moto bimeze bite se? Uri gucamo? Akazi kari kugenda? Akazi kari kugenda? Yego. Okay. Sanga wongera nsubize uwo mukobwa. Manze mubwira akantu gato. Sanga nsubize uwo mukobwa manze mubwira akantu gato. Nabaje. Umva nkubwire. Umva mwana. Uyu munsi no munsi wo kubeshya nakubeshyaga. Puranka ndayigukubise ya danje. Niko. Ndakwemeje. Ndakwemeje sha ndaje mite umva. Ngo gwiki? Itemanya bitema kuko umurera mwene zaitaza angurira gafata. Nawe ndakwemeze rero nushaka ukagure. Wageze no ku mumotari n'umumotari ndamuvugisha. Motari ndamubwiye ngo agire akazi keza. Hanze ibitekerezeho neza. Sha sawa. Kubita ndagukubise ndamwemeje cyangwa bose ndababeshye ubu ngubu ugire gahunda ni batangiye kumuta message do. Nimero herwa na 09. Batangiye kumuta message banuka. Thank you abantu mwese mwankurikiranye.